ibihe turimo ni ibihe umuntu wese akwiye gukangukira gukorera Imana, kubera ko ibihe by'ejo ntabwo ari ibyawe, kandi ibihe bizaza biraruhije ndetse no gukorera Imana. Iki ni igihe cyo kwikorera, kuko igihe cy'ejo ntabwo wowe ugifite uvuge ngo uzakorera Imana ejo. Uko Imana yagennye amanywa ikagena ejo. Reka dufungure ibihe zacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 9 ku murongo wa 4. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Amen. Aya ni amagambo umwami yavuze. Yavuze igihe yahuye na ya mpumyi, umuntu yavutse ari impumyi. Hanyuma avuga ko akwiye gukora imirimo ya data hakiri ku manywa. Kubera iki? Biravuga kubera iki? Kubera ko bwera kwira. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Donc la vie était réglée par les saisons naturelles ou les temps naturels. Ubuzima rero bwagengwaga n'ibihe indangabihe zisanzwe zo mu isi. Ça veut dire on travaillait le jour, Nubango ku manywa barakoraga, et la nuit c'était dormir. Nijoro kwari ukuryama. Donc la vie était réglée par les temps naturels. Rero ubuzima bwayobagwaga niko gusimburanwa kw'ibihe kw'amanywa na nijoro. Pour quelqu'un de ce siècle ou de ce temps, ce serait difficile de comprendre, si on ne va pas travailler la nuit. Ku muntu w'ubu ntabwo yasobanukirwa, byamugora gusobanukirwa impamvu batakora nijoro. Ça veut dire le jour on travaillait, Nubango ku manywa barakoraga, et la nuit c'était se reposer, nijoro bakaruhuka dormir. cyangwa bakaryama. Hano umwami aravuga ngo akwiye gukora imirimo y'uwamutumye ya data hakibona ku manywa, kubera yuko ijoro niriza nibwira itarakorwa izaba itagikozwe. Ariko Yesu ntabwo ari aravuga iri joro ryacu cyangwa amanywa yacu, kuko munsi yabivuze nige mucyo w'isi. Urabyumva? Nuvuga ngo ni ibihe by'Imana. Ari aravuga ibihe by'Imana, akavuga n'ibihe bya Satani. Ninde mwami w'umwijima? Ni Satani. Ninde mwami w'umucyo? Ni Yesu. Arahandi avuga ngo ni mwizere umucyo mu gihe umucyo gihari, kugira ngo mube abana b'umucyo. Urabyumva? Nuvuga ngo rero hari ibihe by'Imana gukora. Iyo ibyo bihe bishize haza ibindi bihe, kandi ibyo bihe nabyo bifite ibyabyo. Imana yageneye buri kintu cyose igihe cyacyo. Soma hariya Umubwiriza 3:1. Ntabwo uzagira buri gihe cyose ibihe bimwe. Byambwiza ati ntabwo igihe cyose uzagira ibihe bimwe. Amunibaza ngo nzajya ndakara buri gihe. Oya, hari ibihe byo kurakara n'ibihe byo kwishima. Si byo se? Hari ibihe byo kuvuka n'ibihe byo gupfa, ko mu bitinyasi. Byambwiza ati ari ibihe byo kuvuka n'ibihe byo gupfa. Nkuko wavutse uzapfa. Ikibazo rero twize ku cyumweru, uzapfa gute? Urabyitegura gute? Cyo nicyo kibazo. Gupfa byo ni ibintu biri muri gahunda, ariko se uzapfa gute? Uhinduka iki? Ujye uzabyifatamo gute? Ibyo niyo bibazo. Nibyo bibazo byitwa des questions pertinentes.
relevant questions. ibibazo by'ingenzi. ikintu cyose Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo kigererwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. gifite umwanya wacyo. Amen. Amen. Reka tugende wumve n'ibindi mukurikira. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Ntago barahobera buri gihe cyose. Abarokore rero ntago bazi ibyo. Abarokore bashaka ngo bahoberane buri gihe cyose. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Amen. N'igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka. Hano Yesu aravuga ngo hari igihe cyo gukora n'igihe bitazabishoboka ko kora. Hano rero Yesu aravuga ngo ntegerezwa gukora imirimo y'uwantumye ijoro ritaraza cyangwa butarira. Hanyuma mu munsi akavuga ngo ni igihe mucyo w'isi. Nuvuga ngo rero ntabwo ari iri joro ryacu, ntabwo ari amanywa yacu, ni ibihe. Ni ibihe byo mu mwuka. Mwibuke ko mu miryango 12 ya Isirayeli hari umuryango umwe wa Isakari wari ufite impano yo kumenya ibihe. Ibihe byo mu mwuka, ibihe. Kugira ngo babwire Isirayeli icyo gukora. Kuvuga ngo Imana yahaye abayisakari ibyo bita understanding of time and the seasons. Kumenya gusobanukirwa ibihe n'imyanya. Understanding of times and the seasons. Gusobanukirwa iby'ibihe n'imyanya. Uvuga ngo hari ibihe Imana yagennye gukora. Icyo gihe gishize haza ibindi bihe. Kandi Imana ikagenera imirimo itandukanye, ibihe bitandukanye. Ibihe turimo rero ku muntu w'umunyabwenge akwiye kubikoresha neza, adategereza iby'ejo, kubera yuko ejo hazaza ibindi bihe. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, kubera ko hazagira ibihe bitazashoboka. Aya magambo umwami yavuze muri icyo gihe aratureba mu buryo bw'umwihariko. Ni igihe cyo kwirinda, ni igihe cyo gucunguza uburyo umwete, ni igihe cyo gukora, kuko ibihe bizaza ntabwo ari ibihe byoroshye. Wowe ntushobora kumenya ampleur y'ibyo bihe. Ntiwicara aho gusa udakorera Imana ngo uzayikorera ejo. Ekada. Kuko ibihe turimo bizarangira, hazi ibindi bihe rero bikomeye, nibyo bihe by'umwijima. Nubwo isi irimo ibibazo bitandukanye, ariko Imana iracyaduha ibihe by'umucyo kugira ngo tuyikorere. Imana ihabwe icyubahiro. Ibihe by'Imana ntabwo birebesha aya maso aya. Ni ibihe birebeshwa umwuka, kandi abantu begera Imana nibo babimenya. Iyo umaze kumenya ibihe by'Imana yuko hari ubuntu bwo kwikorera, kandi ko ibyo bihe bitazahoraho buri gihe cyose, ko bizasimburwa n'ibindi bihe, none aho Satani ahabwa uburenganzira bwo gukora, icyo gihe hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya. Icya mbere, umaze gusobanukirwa ibyo bihe,
cya kabiri ukwiye kumenya, uhita wibaza ngo nkora iki, Mana nkora iki? Icya gatatu, uhita wemvesisa ubuzima bwawe mu Mana muri ibyo bihe, kugira ngo iby'Imana iri irakora nawe ubigiremo uruhare, kubera yuko hazaza ibindi bihe uzifuza gukora ntukore, kuko hariho ihindagurika ry'ibihe ryo mu mwuka, nabyo ibihe bikagenda bisimburwa n'ibindi. Ku cyumweru twabonye ijambo Imana ivuga ngo iyo bita ku iherezo ryabo, cyangwa iyo bamenya ibizababaho, iyo bagira ubwenge bari kwibaza ibizababaho, bagatekereza iherezo. Imana iravuga ko umuntu adatekereza ku iherezo rye, Imana imubara mu bapfafa, kubera yuko ubureka gutekereza ikintu kizakubaho byanga bikunda. Nimba inzu yawe igaragaza ko rimwe izasenyuka, ntabwo ukwiye kumuryamamo gusa ngo ntabwo irasenyuka, ukwiye gutangira kumenya ko izagukwaho, kubera ko izakugwaho byanga bikunda. Ntabwo kuryama gusa ngo ndabona itaragwa, utangira gufata ingamba z'ukuntu ukwiye gukemura icyo kibazo. None wowe uzapfa, ibyo ntabwo ari ibintu ujya kuraguza ngo bimenye, ntabwo wenda kujya kuraguza, uzapfa byanga bikunda. Kubera ko uzapfa rero ukwiye gutangira kubimenya. None ikindi kiruta ibyo, umaze no guhishirwa ko umuntu adapfa nk'ihene, umaze kumenya ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu, kimwe kirapfa kikahinduka itaka n'ibindi, ari wo mubiri wacu, ariko hari bibiri bya gatatu bitugize, ari wo mwuka n'ubugingo, byo ntago bipfa. Na ni wo muntu w'ukuri. Nutabana n'Imana mu munezero w'ibihe bidashira, uzaba mu gahinda n'amakuba y'ibihe bidashira. Icyo nicyo cyatumye Yesu atanga ikiguzi kihenze, akambara umubiri ari Imana, akitanga ku musaraba kugira ngo adukize aha hantu, kuko arahazi. Nushaka kumenya hariya hantu ubukana bwaho, umenye ikiguzi Imana yatanze. Numenye ikiguzi Imana yatanze, bizatuma ari ahantu hatinya, ndetse ukaba utanayifuriza n'umuntu n'umwe kuhajya. Kandi n'Imana ubwayo ntiyigeze yifuriza ko umwana w'umuntu ahajya. Niyo mpamvu Yesu muri Matayo aravuga ngo nzabwira abari ibumoso bwanjye ihene, kuko abari iburyo ni intama, n'abanjye nzabwira bariya ati nimugende mwa nkozi z'ibibi mwe, mugende mu muriro utazima wateguriwe Satani n'abamarayika be. Ntabwo Imana yawuremeye umuntu, ariko umuntu azawujyamo. Imana ubwayo iravuga ko ntabwo uriya muriro yawuremeye umuntu, yawuremeye Satani n'abamarayika be bagomeye Imana. Ibyo bita mu gifaransa les puissances de méchanceté. Ntabwo yabiremeye wowe. Ariko ikibabaje, iyo uriho uriga icyo bita eschatologie, cyangwa amasomo y'ibizaba, ko bizakurikirana, ari ahantu tugera Bibiliya ikatwereka ko mbere yuko Satani n'abamarayika be bajya muri wa muriro utazima, abana b'abantu babiri ko nibo bazabanziriza Satani n'abamarayika be. Murebe ukuntu biteye agahinda. Iyo uriho urareba eschatologie, uko ibintu bizakurikirana, ni somo rya theologie twa eschatologie, ukareba uko bikurikirana, ubona yuko Yesu naza kwima ingoma ye y'imyaka 1000 muri iyi si, Satani azabohwa, azafatwa n'abamarayika be, ariko Bibiliya ivuga ngo bazahita bajugunywa mu rutazima. Kuko iyo ikintu kigeze mu rutazima ntikivayo,
kugeza kuri iyi saha mvuga nta kintu kiri mu rutazima, nta mudayimoni arimo. Noneho Satani n'abamarayika be ngo boherwa ikuzimu ya myaka 1000 Yesu azaba yima ingoma hano. Urumva? Ikuzimu c'est un lieu de transit, no kunyura gusa, ntabwo ariyo destination finale. Wayumvise? Yesu azima ingoma hano, Satani n'abadayimoni be bari kuzimu. Kuzimu ntabwo ari mu rutazima. Nuno munsi abantu bapfa bagafira mu byaha, bagapfa batazi Yesu, ntabwo bajya mu rutazima, bajya muri séjour de mort, bajya mu isi y'abapfuye. Ni transition, barategereje kugira ngo bazabavane hariya bacigwa urubanza, none bajyanywe muri destination finale ari wo mu rutazima. Ari ikintu kibabaje niki, igihe Yesu azaba yategetse marayika Mikaeli ingabo z'Imana gutwara Satani n'abadayimoni be ikuzimu, Antikristo umwana w'umuntu nkawe nanjye n'umuhanuzi w'ibinyoma bazaba barayobeje isi. Wajuvise? Imyaka 7 nyuma y'izamuka ry'itorero bakazafata isi bakayijyana kwa Satani. Abo mugihe Satani n'abadayimoni be bagiye kuzimu kuboherwaho n'iminyururu bategereje, bo bamaze kugenda directement mu rutazima. Shaka umufunguka amaso. Ese barabyumva? Ndegeza mu Kinyarwanda cyanjye mbasobanurire. Mwayumvise? Umviriza. Yesu aragarutse n'aberabe kwima ingoma y'imyaka 1000, kandi ntabwo ari herezo. Imyaka 1000 niyo Imana izerekana uko abantu bari kumerwa neza iyo bayiyoboka. 1000 ans c'est une démonstration du règne de Dieu. Imana yiha imyaka 1000 igaragariza abantu uko bari kumererwa iyo bayoboka Imana. Mwabyumvise? Niyo ita le millennium de paix de Jésus Christ. Ariko ingoma y'Imana ni ingoma y'ibihe bidashira. Niyo mpamvu imyaka 1000 irangiye, isi yose cyangwa univers ibigaragara bizakurwaho. Hanyuma hasigara ibintu bidashobora gukurwaho. Ibikurwaho bizakurwaho, hasigara bidashobora kurwaho. Abayobora 12. Mwabyumvise? Turakora ubwami budashobora kunyeganyezwa. Kuko ngo hakwiye kubinyeganyezwa bivaho, kuko ngo bitanyeganyezwa bibashe kuba. Icyo gihe nyuma y'imyaka 1000 ibibasha kunyeganyezwa bizakurwaho n'ijambo ryabishizeho, hanyuma hasigara bitabasha kunyeganyezwa. Nibwo bwami bw'Imana bw'iteka ryose. Bakoreka tugaruke hano. Abadayimoni bariho baranyumva, iyo tuvuze inkuru bararira, nuko mutabumva mwebwe. Kuko ndiyo ndabibutsa soro yabo, ndiyo ndabibutsa destination yabo, ndiyo ndabibutsa ikibategereje. Iyo uri muri ministère de délivrance ukirwana abadayimoni, hanyuma ukabibutsa ukababwira ibintu ndavuga, urabona ukuntu baboroga. Ariko umwana w'umuntu ibereye aho, ibereye mu mubiri w'inyama n'amaraso, nta byo mu mwuka biri kureye, kiresi yapfuye akabijyamo. Noneho nashaka mu nkurikire muri ibi. Ni byiza ko bikwinjira mu mutwe ukazajya ubyibuka. None akora amafuti uzajya ubyibuka. Isi ni gushuka uzajya ubyibuka. Okay? Yesu nagarukana n'abera bose kwima ingoma y'imyaka 1000. Bibiliya avuga ko Satani n'abadayimoni be bazafatwa bashigwe mu rutazima ikuzimu ngo babahambire n'iminyururu. Okay? Ariko muri uwo mwanya hari abagabo babiri bazaba barakoreshejwe na Satani kuyobya isi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Siningira muri detail yaho, abankurikiye kuva kera barabizi. Bazahitaho bajya he? Mu rutazima. Kandi Satani wabakoresheje ntabwo arawujyamo. Abantu benshi nabyo bazi. Murumva problem. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uriya mwana wo kurimbuka
turetse yuda, Bibiliya iravuga umwana wo kurimbuka, le fils de la perdition. Akavuga ngo icyari kuba cyiza iyo atavuka. Wabyumvise? Uriya mwana wo kurimbuka icyari kuba cyiza iyo atavuka. Ariko malheureusement nta muntu ahitamo kuvuka. Wabyumvise? Satani n'abadayimoni be bazabasangayo nyuma y'imyaka 1000. Mubimenye ibyo. Bazaba bari mu myaka 1000, Satani n'abadayimoni be n'abandi banyabyaha babasangemo hashi imyaka 1000 batotezwa. Angoisse et tribulation de leurs âmes. Mwabyumvise? Na niyo mpamvu Bibiliya hari ikintu ivuga kuri abo bagabo babiri. Ahandi baravuga ngo rupfu na kuzimu n'inyanja bigarukana bapfuyeho muri byo. Mwabisomye? Noneho bahagarara imbere y'intebe niniya bacirwa imanza zikwiranye n'ibyanditswe mu bitabo. Sibyo? Ariko iyo usomye bari bagabo babiri bo ntazuka na rimwe ryabayeho kuri bo. Wabyumva? Kuko abandi bo abana b'abantu bazazurwa bahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Ariko Bibiliya igeze kuri babiri ngo noneho ngo ya nyamaswa, kuvuga Antikristo, sibyo? Okay? Na nyamaswa wa kabiri ni kuvuga umuhanuzi w'ibinyoma, ngo bombi ngo bajugunywa muri wa muri rutazima babona. Uvuga ngo bo bazaba bari mu mubiri directement mu rutazima. Bo nakuvuga ngo barapfuye noneho bazazurwe bacigaho iteka. Bo byose bizakorerwa icyarimwe. Uyu munsi ntago dushobora kumenya ni bande. Bibiliya ntago tubwira ngo bizaseruka nyuma y'ito y'izamurwa ry'itorero. Niyo bazamenyekana abo bantu babiri bazayobya isi. Ninda byumvise? Ibyo mukwiye kubimenya. Bizaba uko Bibiliya yabivuze. None reka tugaruke kuri ibi rero. Ibihe by'Imana bimenywa n'abumwuka. Kandi apana babandi bigira abumwuka bicugusa. Abumwuka bukuri bashaka Imana, basenga Imana, baba hafi y'Imana. Batagarukira gusa mu materaniro, bafite ibihe byo kujya imbere y'Imana bagasenga. Yesu aravuga ngo ni byiza ko nkora imirimo y'uwantumye hakibona butarira ijoro ritaraza, ngo aho nta mirimo yaba igishobotse gukorwa. Ibihe turimo rero ni ibihe Imana yaduhaye kuyikorera, kubera yuko ibihe biri imbere ni ibihe biruhije by'umwijima. Hano ntabwo Yesu ariho aravuga ibihe bisanzwe. Ce sont des saisons et des temps spirituels. Ni ibihe n'imyanya byo mu buryo bwo mu mwuka. Abayisakari bari bafite amavuta y'umwuka wera, impano y'umwuka wera yo kumenya ibihe n'imyanya. Understanding of times and seasons. Gusobanukirwa iby'imyanya n'ibihe. Bituma ngo babwira Israeli ubwoko bw'Imana icyo gukora. Amen. Nibo bari ijisho ryabo ryo kubarebera muri agenda y'Imana. Nibo bari ijisho kureba mu mwuka aho ibihe bigeze icyo gukora. None rero tukwiye kumenya ikintu cyose Imana yagishiriyeho igihe cyacyo. Nimba udakorera Imana no munsi, ntutegereze ngo uzayikorere ejo, nubwo waba utarapfa, kuko ibihe biratandukanye. Hari ibihe Imana yagennye, ibikorwa bikwiye gukorwa, n'ibitakorwa icyo gihe ntago bizakorwa mu kindi gihe. Amen. Iherezo rya
ryacu iyo turitekerejeho rikwiye kudukangurira gukoresha ibihe twahawe neza, tukabikoresha byiza, tukabikoresha wisely, mu bwenge. Bibiliya iravuga ngo uzi ibihe by'Imana, times and seasons by'Imana, ngo bimuhamagarira kugira umutima w'ubwenge, kandi uwo mutima w'ubwenge ukahita umujyana muri ibi. Abefeso 5:15-17. Nimbuzi ibihe by'Imana, nimbuzi ibihe byo gukorera Imana, dore icyo bikuzanaho. nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Okay. Amen. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. None umuntu adacunguza uburyo umwete, Bibiliya yamuhise gute? Kuko yavuze ngo ntimugende nk'imbura bwenge. Bivuga ngo udacunguza uburyo umwete ntakorere muri saison z'Imana yitwa imbura bwenge. Kandi nta muntu yakwishima ko yitwa imbura bwenge. Si byose? Nanjye nunyita imbura bwenge, urumva ko byabyara ikindi kibazo. Nawe ni nkwita imbura bwenge, byabyara ikindi kibazo. Muzi ko dukunda gushorana mu manza, sibyo? Ça fait partie de nos actifs. biri mu byo dutunze. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo umunyabwenge acunguza uburyo umwete. Acunguza uburyo umwete. Kubera yuko ntabwo ari wowe mugenga w'ibihe, ntabwo uzamenya ngo ejo hazamera gute. Bicitwa none. Nimba ubutumwa bwiza, nimba gukorera Imana bigishoboka, ni none, ntabwo ari ejo. Nashaka tuzamura amaboko yacu, umuntu wese yisengere ku giti cye. Ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Iherezo ryawe nicyo kintu cy'ingenzi, kandi ibyo urakora ubu nibyo byo birategura iherezo ryawe. Isengere ku giti cyawe, saba Imana kubashishe gucunguza uburyo umwete. Ntuta umwanya mu bintu bitandikwa mu ijuru, ntuta umwanya mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, ntuta umwanya mu biganiro hagati y'abatubaha Imana. Twaravuze kenshi yuko ubugingo bwawe burahenze, nta n'icyo ufite kurusha ibindi, kandi nta muntu n'umwe ukwiye guha uburenganzira bwo gutakaza ubugingo bwawe. Ushobora gutakaza amafaranga ukazabona andi, ushobora gusenya inzu igasenyuka ukazubaka indi, imodoka ikibwa ukabona indi, ariko ubugingo bwawe n'ubutakaza nta handi uzabubona. Sengera ubugingo bwawe, nicyo kintu ufite kurusha ibindi. Ibindi birabashuka gusa, ibindi birabashuka. Ubwirasi bw'isi buragushuka, ibintu byose urarikira biragushuka. Ubugingo bwawe nicyo kintu ukwiye kurwana, ukagwanirira. Ukwiye kurwanira ubugingo bwawe kurusha ibindi byose. Naho ibyo bindi n'ibishuko byacu gusa. Iby'isi tubyiruka inyuma, ariko nta na kimwe gihwanye n'ubugingo bwawe. Niyo mpamvu Yesu yaje kwitanga, kubera yuko ubugingo bwawe burahenze. Muri Yeremiya ijambo riravuga ngo yarwaniriye ubugingo bwawe, yatsindiye ubugingo bwawe, yaburaniye ubugingo bwawe. Ku musaraba Yesu yari yararwanira ubugingo bwawe. Ntabwo yararwanira amazu yawe ngo niba yakwambure, ntabwo yararwanira umugabo wawe niba mugutware cyangwa umugore wawe, yari yararwanira ubugingo bwawe, kubera ko nicyo ufite gihenze. Umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka isi yose akazatakaza ubugingo bwe?
nicyo kibazo Yesu Kristo yatubajije. Umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka isi yose ribirimo akatakaza ubugingo bwe? Ko umuntu wese rimwe azava muri umubiri agapfa, ubugingo bwawe buzajya he? Wewe utaishi wapi milele? Uzaburihe iteka ryose nyuma y'ubu buzima? Bamwe iminsi dushigaje niyo mike ugeranije niyo tumaze, ariko ntabwo turagakanguka kugira ngo twite ku iherezo ryacu. Ugasanga turaboshwe n'utuntu tw'amafuti, ugasanga umuntu atwawe n'imyenda, atwawe n'inkweto, atwawe na televiziyo, atwawe n'imodoka, atwawe n'ibiki. Ibyo byose nta bugingo burimo. Bibiliya iravuga ngo ubugingo buri imbere. Ubugingo buri imbere. Yesu yaravuze ngo ubugingo bw'umuntu ni buva mu bwinshi bw'ibyo atunze, ntabwo buva mu byo atunze. Yesu rero yaje kugira ngo ubugingo bwacu burokoke. Rero uzakomeze usengere ubugingo bwawe kandi uburwanirire. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.